They think that we do not exist. It's just Rwanda who is fighting against. I'm no Rwandese. Uwo ni Corneille Nangaa ari kuvuga ati ngiye ntago ndi umunyarwanda habe na gato. Corneille Nangaa hano yarabajijwe ikibazo gikomeye cyane bamubaza ati mu mwaka wa 2024 mu kwezi kwa 11 uyu muryango wunze ubumwe bwa Afurika wategetse ko cyangwa se wakoze ubuhuza usaba ko basohora n'itegeko cyangwa se nk'urwandiko rusaba ko imirwano igomba kwitihagarara hagati ya M23 na leta ya Kongo. Atari ko mwebwe nka AFC M23 mwabirenze ibyo byari byategetswe n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika, mwanga kubyumva ubwo buhuza bwabo ahubwo mukomeza intambara. N'ukubera iki? Corneille Nangaa yasubije ngo ubwo buhuza twebwe nka M23 ntago bwaturebaga. Ati kuko ubwo buhuza bwari bwatumiye ubutegetsi bwa Kinshasa bwa Kongo ndetse buhuza na leta y'u Rwanda. Ati cyo rero nicyo kibazo akenshi mugira, mwumva ko ngo ari u Rwanda rurwana cyangwa se twebwe turi u Rwanda, atari ko twebwe ntago turi u Rwanda. Nimba mwari mwatumiye u Rwanda ngo rujye guhura na leta ya Kongo ngo baganire ngo bahagarike urugamba, twebwe nka AFC M23 ntago byaturebaga. Ati kuko ngiyewe Corneille Nangaa ubwanjye ngiye ntago ndi umunyarwanda, nabo turwanana ntago turi abanyarwanda. Ati kibazo murabyitiranya. Iki ni ikiganiro kirambuye kirekire cyane Corneille Nangaa yagiranye n'igitangazamakuru. Iki gitangazamakuru ku bantu wenda mutari kukibuka neza uburyo bwiza nakibibutsamo, muribuka igitangazamakuru giherutse kugirana ikiganiro n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, aho umukuru w'igihugu cy'u Rwanda iyo interview yageze ahantu kure cyane, yaje no kongera kuvugiramo ko ngo uyu Perezida Tshisekedi akunda guhindagurika, ari nawe yavugiye ati Tshisekedi bari yahoze acuruza n'utuntu aderivaringa amapiza nabyo kandi ntabikore neza. Cya gitangazamakuru n'ubundi nicyo n'ubundi cyagiye gisura aba bayobozi ba AFC M23 ndetse bakajya baganira na Corneille Nangaa, ariko bakaza no gucamo bakajya gusura abaturage batuye muri Goma kugira ngo bababaze koko M23 cyangwa se AFC M23 nk'iyoboye bino bice bya Kivu y'Amajyaruguru bavuga ko ibintu biri ku murongo bimeze neza. Bakajya no kubaza abaturage ati koko namwe abaturage niko mubibona. Nicyo kiganiro bakoze. Hari bamwe mu baturage bavuga ati ibintu bimeze neza, hakaba n'abandi bavuga ati nyamara hari ibintu bitameze neza hano muri Goma cyangwa se hano yabowe na M23. Ibyo byose nibyo ngira ngo twumve kino kiganiro n'ubundi cy'uyu mugabo Corneille Nangaa icyo avuga, ndetse n'ibyo avuga ati leta zunze ubumwe za Amerika ibyo zirimo ntago bizashoboka kuko Amerika nayo ntago yakora iryo kosa. Ese ibyo byo ni ibiki? Icyo ubusabwe ni ugukora subscribe aho hasi kugira ngo twinjirane mu kiganiro neza, twumve ikibazo ku kindi bagiye babaza Corneille Nangaa. Congolese problem and we will keep on fighting. Ndetse hano Corneille Nangaa yakomeje ikibazo agisubiza avuga ngo twebwe turi abanyekongo, dufite ibibazo byacu nk'abanyekongo, niyo mpamvu tuzanakomeza tukarwana. Corneille Nangaa nimba yavuze ngo niyo mpamvu bazakomeza bakarwana, ngira ngo maze iminsi ubona ubuhuza bwinshi buri kugenda buba hirya no hino, ariko ubu tuvugana n'ubundi ku munsi w'ejo n'umunsi wari wawubanjirije uhereye ku itariki 14 M23 na bawazarendo bari kurasana umuriro umeze nabi, ndetse M23 yakomeje kugenda yigarura n'utundi duce. Wenda ibyo duraza kubireba nyuma, ariko tubanze twumve kino kiganiro cya Corneille Nangaa. Yavuga ati twebwe nk'abanyekongo tuzakomeza turwane mpaka tubonye ibisubizo by'ibibazo byacu. Tuzarwana kugeza igihe umuzi w'ikibazo bazawugaragariza ugakemuka. Ati twebwe twavuze ko duhari tuboneka igihe cyose mwadukenerera twaza tugakemura ikibazo cyangwa se tukaganira ku kibazo. Uyu munyamakuru yise yongera abaza Corneille Nangaa aramubaza ngo ariko leta zunze ubumwe za Amerika zafatiye ibihano bamwe mu bagize AFC M23. Ati muri bo muri mwebwe harimo bamwe mu bayobozi bafatiwe ibihano na leta zunze ubumwe za Amerika, bafatirwa ibihano by'uko ngo bashinjwa ibyaha byo kuba baratumye abantu benshi amagana n'ibihumbi bakurwa mu byabo. Ati hari abashinjwa ubwicanyi muri mwebwe, hari abashinjwa bafatiwe ibihano bitewe n'uko bashinja ibyaha byo ibyaha by'intambara, gufata ku ngufu n'ibindi. Ati ndetse ibyo birego ubivugaho iki Mr Corneille Nangaa kuba bamwe mu bagize ihuriro ryanyu baregwa ibyo byaha ndetse bikaba byaratumye bafatira n'ibihano? Corneille Nangaa arabivugaho iki? We should say that they are allegations. We make sure we have a Corneille Nangaa yasubije ikibazo avuga ngo nk'uko koko byivugiye ibyo ni ibirego nyine kuko n'ibyo abantu baturega, ariko siko kuri. Ati kuko twebwe nka AFC M23 aho twagiye dufata cyangwa se ahantu tumaze gufata muri kano kanya, twagerageje gushyiraho uburyo ki ka systeme mbega y'ubutabera
kugira ngo tugume turi abanyamwuga apana ibyo byo gukora ibyaha by'intambara ngo gufata ku ngufu nk'uko hari ababidushinja n'ibindi byose cyangwa ubwicanyi. Ati twashyizeho sisiteme y'ubutabera kugira ngo tugume turi abanyamwuga. Ati ndetse n'igisirikare cyacu bwacu ni ikinyamwuga ku rwego rwo hejuru. Very professional man. We have our own code of conduct. Sesa komeza navuga ati kugira ngo nabyemere neza ko ibyo byaha kuko badushinja atari byo, nuramuka urebye ahantu AFC 25 twagiye dufata cyangwa se muri bino bice byose bikontororwa na M23 nyine iri huriro ryacu, ati usanga abaturage bafite umutekano, abaturage bisanzuye, nta muntu n'umwe ufite ikibazo kuko nicyo kintu dushyira imbere, nta n'umuntu wahohotera undi. Gute badushinja ibyaha by'intambara no gufata abantu ku ngufu kandi ahantu tugeze tuhashyira izo nzego zose no kwashyira umutekano ahubwo udasanzwe wa kinyamwuga. But a lot of people, the internal displaced people, le pays, il y a ceux qui sont restés, nous sommes là. Ayo majwi wumvishije yanda yisajyamo ni amajwi y'abaturage. Iki kiganiro cyakozwe n'aba bagabo cyangwa se n'iki gitangazamakuru bakora uko bashoboye. Nk'iryo jambo Colonel Nanga yaravuze ati umutekano urahari, abantu bameze neza aho twagiye dufata. Uyu munyamakuru yahitaga agenda akazenguruka mu baturage akabahata ibibazo, akabaza ati ese koko bimeze gute, ubuzima bumeze gute, mufite umutekano hano muri za Goma, byifashe biti? Ayo majwi yumvaga nayo abaturage bavuga bati intambara ikiba, hari abahunze, nyuma hari abagiye bagaruka, ariko twebwe turahari, ubuzima burakomeje, abahasigaye ndetse nta kibazo dufite, nta muntu usagarira undi, ntago waba uri kugenda mu muhanda. Hano umunyamakuru yavuze ati koko mufite umutekano muri Goma? Ati koko umutekano twavuga ko ari kuko uragenda mu nzira, nta muntu ugusagarira, nta muntu kwambura ibyawe. Ati kuko twari twaramenyereye kubaho ubuzima intambara ivo haza izindi aho ibintu by'intambara, atari kubu tuvugana muri kano kanya ubu nta kibazo na kimwe tubona. I do because they bring a peace here. Uyu nawe ni umujene ubona ko ari umusore ukiri mutonya muri Goma. Abanyamakuru banyuzeho n'ubundi nawe baramubaza ati ese koko M23 murayikunda? Umwe mu bajene wari kumwe na mugenzi we nawe yasubije ati M23 turayikunda kubera ko izana amahoro hano turi, amahoro turi kuyabona muri kano kanya. we are going to make this database. Ndetse Colonel Nanga bakomeje bamubaza ati ese ubu ngubu mugiye gukurikizaho iki hano mwafashe, ese mufite izihe gahunda? Colonel Nanga yasubije ngo ikindi kintu tugiye gukurikizaho gukora muri kano kanya, tugiye gukora ibarura, dushyireho ikigo cy'ibarura, dushyireho nka center ishinzwe gukusanya amakuru, ubundi dukora ibarura tumenye ngo ubundi bino bice byose twafashe ubu ntituramenya ngo turi bangahe, dufite uwe mubare, tumenye ngo dufite abaturage bangana iki, dufite abanyekongo bangana iki, mbega ibarura kuko rikorwe tumenye ngo ibice twafashe tuyoboye bigizwe n'abantu bangahe n'amazina yabo byose bibe bizwi. Ngo nicyo kintu AFC M23 muri kano kanya igiye gukora. Ibyo ngibyo bikakumvisha neza ko M23 nta gahunda na nkeya ifite yo kuba yarekura ibice yafashe. Kuko uramutse wumvishije neza nk'uko ugiye gukomeza kubyumva, wumva ko ahantu hose hagiye hafatwa na AFC 23 bahafitiye imishinga y'igihe kirekire n'impinduka zidasanzwe no gukomeza kugaragaza ko ubutegetsi bwa Tshisekedi butabaho, budashoboka ndetse atanabayobora uko bya inzira yose yari yose wumva byanyuramo. Uba wumva ko ibyo bintu batabyumva, bivuze ngo nta gahunda yo kurekura abantu bafashe n'imwe ihari. Continue with this regime, it's really a problem. Ndetse Colonel Nanga yakomeje avuga ngo ikindi kintu cy'ingenzi twebwe twakoze nka AFC M23 ni ukwitaba umuhamagaro w'abanyekongo. Baraduhamagaye turitaba, kuko ibyo twari tumaze igihe duhura nabyo byari ibibazo gusa n'ubu buyobozi buriho. Ati bivuze ngo turekeyeho buno buyobozi n'ubundi bugakomeza akaba ari bwo bugenzura ibintu byose, buno buyobozi bwa Tshisekedi twahura n'ibindi bibazo bikomeye cyane nk'abaturage ba Kongo. But they want him to be weak as possible. Ndetse uyu munyamakuru yaje kumubaza ati ese niki gisa nk'igihagaze hagati yawe na leta ya Kongo cyangwa se n'ubuyobozi bwa Kinshasa, niki kibahagaze hagati nk'ihuriro ryanyu rya AFC M23? Uyu mugabo yamusubije ngo ikintu gisa nk'igihagaze hagati yacu ni iyi miryango mpuzamahanga. Iyi miryango mpuzamahanga ishyigikiye Tshisekedi cyane, atari ko ntago nabyita kumushyigikira. Uyu ni mu magambo ya Colonel Nanga ubwo yasubizaga umunyamakuru. Ati Tshisekedi azi ko iyi miryango mpuzamahanga ari ukumukunda cyangwa se kumushyigikira, atari ko ntago ari ukumushyigikira, atahubwo bakeneye kumwereka ko bamushyigikiye kugira ngo akomeze abo munyantege nke kurusha uko yari ameze, agenda agira intege nyinshi nkeya cyane kurushaho, kugira ngo babashe kumutegeka ibyo bashaka, batware ibyo bashaka, mbega babinyujije muri Tshisekedi kuko ari umunyantege nke. Give all the resources of Congo. Who gave him the mandate to do that?
uyu nguyu ngira ngo n'ubundi urabyumva amagambo yise akurikizaho Corneille Nangaa yahise atanga urugero avuga ati reba nk'urugero nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tshisekedi yabwiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko ngo azaziha ubukungu bwose bw'igihugu. Iyo nyandiko twarayibasomeye. Tshisekedi ubwo yari ari kudiringa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yababwiraga ko ibyerekeranye n'ubutaka n'ibiri mu butaka byose azabibaha. Byose twarabibonye, izo nyandiko twarazisomye, kugira ngo Amerika izimufashe kurinda ubutegetsi bwe, bamufashe no mu bindi bikorwa. Ariko by'umwihariko Tshisekedi icyo gihe yari ari kureshya Amerika kugira ngo Amerika izimufashe agume ku butegetsi, nyine abahe amabuye yose cyangwa se ibijyanye n'ubucuruzi bw'amabuye n'ubucukuzi bibe biri mu biganza bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Corneille Nangaa nawe hano nibyo yavugaga, avuga ngo ati ibaze nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika Tshisekedi yazibwiye ko azaziha ubutunzi kamere bw'igihugu cyacu. Ati Tshisekedi ninde wamuhaye uburenganzira bwo kuba yatanga ubutunzi bw'igihugu? Kuko itegeko nshinga ntago ribimwemerera ko perezida afite uburenganzira bwo kuba yafata ubutunzi bw'igihugu ngo abuhaye ikindi gihugu. Ati Tshisekedi ari gukora amakosa. Se Corneille Nangaa yakomeje anavuga ati ikindi nibaza ni nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabo reka mbabaze. Ati kuko ndabizi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibi ntago zizabyemera cyangwa zibikore. Ati kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizi demokarasi n'inzira ibintu bicamo nk'ibi ngibi. Ati ni gute Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo zakwemera ibyo bintu kubikora? Ati ndakeka ko zitazabyemera. Ati Leta y'Amerika ntago yakwemera ibyo bintu Tshisekedi ari kubabwira ngo azabaho ubutunzi bw'igihugu. Gusa nubwo Corneille Nangaa avuga ati Tshisekedi ntago azabikora, wumbuke ko vuba bidatinze Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze gutangaza ko diro bayigeze kure, imeze nkaho yanarangiye kugira ngo bakorane na Tshisekedi, cyangwa se Tshisekedi abahaye amabuye y'agaciro Leta Zunze Ubumwe za Amerika zize zihakorera ubucuruzi. Gusa Corneille Nangaa aravuga ati ibyo bintu ntago bishoboka, nubwo tuzatuma biba ko ubutunzi bw'igihugu Tshisekedi ntago afite ubushobozi n'uburenganzira, n'itegeko nshinga ntago ribimwemerera byo kuba yabufata ngo abuhaye ikindi gihugu. Kwano Corneille Nangaa akomeza avuga ati Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zizi ibintu bijyanye na demokarasi, sinkeka ko ibyo bintu babyemera. Administration, we are fighting for justice. Ndetse Corneille Nangaa yakomeje avuga ati muri kano kanya iki gihugu turimo cya Kongo ni igihugu cyatsinzwe cyangwa se cyananiwe burundu kugira icyo gikora. Ati ndetse iyo systeme yananiwe iyoboye igihugu Tshisekedi yigizemo uruhare rukomeye cyane. Ati ndetse n'ikindi Tshisekedi ayoboye mu buryo butemewe n'amategeko. Ati kuko Tshisekedi nta matora namwe yigeze atsinda. Uyu mugabo niko yakomezaga avuga Corneille Nangaa. Ati Tshisekedi ayoboye mu buryo butemewe n'amategeko kuko nta matora yigeze atsinda. Ati kuko nk'abantu bari bahanganye nawe bari muri opposition, Tshisekedi bose yarabafunze, abandi bahunze igihugu. Only language he hears, it is force, and this is why we are fighting. Ndetse ibi ni kenshi mumaze igihe mubyumva. Corneille Nangaa avuga ati uyu mugabo Tshisekedi yaragiye afata igihugu, agiye atangira kurobanura abantu, arabavangura. Kuko wenda hari abantu bavuga ururimi runaka, bavuga ikinyarwanda, babarizwa mu bwoko runaka, agatangira kubavangura. Atahubwo aragenda afata igihugu amera nk'agishyize mu biganza by'ubwoko we akomokamo. Ati kandi iki gihugu cyacu turimo cya Kongo kigizwe n'amoko arenga 400. Aturumva icyo kintu ni ikosa rikomeye abakozi. Atari ko nureba ibice twebwe twafashe nka M23 cyangwa se iri huriro ryacu AFC23, usanga abanyekongo bose bibonamo, bose barimo, nta kuvuga ngo uyu no muri ubu bwoko, uyu nguyu ngarabuzwa uburenganzira bwe. Atawe no bitandukaniye. Ati ibyo byose bintu byinshi Tshisekedi yagiye yangiza, iyo ugerageje kubimwereka no kubimubwira ntaga byumva. Ati kuko ururimi rwonyine Tshisekedi yumva ni intambara cyangwa se ni isasu. Ati niyo mpamvu rero natwe twahisemo kurwana kugira ngo tubohore igihugu cyacu. Uyu munyamakuru yaje gukomeza abaza Corneille Nangaa amaze ati iyi leta iyoboye ya Kinshasa wakomeje kuyita leta yananiwe cyangwa se leta yatsinzwe. Ati sobanurira nk'abantu badukurikiye wenda batari muri Afurika, bari mu bindi bihugu wenda tuvuge nk'Uburayi. Ese iyo uvuze ngo leta ya Kinshasa cyangwa se ubutegetsi bwa Kinshasa ni leta yatsinzwe, ubushatse kuvuga iki? Cyangwa se yananiwe, ubushatse kuvuga iki? 4 pillars. First one is the army. Corneille Nangaa yatangiye amubwira ati mbere na mbere kugira ngo umve leta yatsinzwe cyangwa se yananiwe ukuntu ibimeze, ati ubundi leta kugira ngo yitwe leta ibe yuzuye ibigomba kuba ifite inkingi enye kugira ngo leta yitwe leta. Aya ni amagambo ya Corneille Nangaa ubwo yasubizaga umunyamakuru. Ati inkingi ya mbere bigomba gutuma leta yitwa leta nuko iyo leta iba ifite igisirikare. Ati nureba hano muri Kongo nta gisirikare dufite. Izi ni inyeshyamba ziri kubivuga. Uyu nuhagarariye AFC23 ni inyeshyamba, ariko urumva ko zisuzugura iki gihugu cyangwa se babona ko iki gihugu n'ubundi nta gisirikare bafite, kuko bagiye bazikubita izo ngabo zitwa ngo ni igisirikare cya Kongo. Ubwabo barivugira ngo iki gihugu cyacu cya Kongo birababaje kuba nta gisirikare dufite.
ati kandi leta kugira ngo yitwe leta igomba kuba ifite igisirikare. Colonel Nanga yongera avugira ati indi nkingi ya kabiri ituma leta yitwa leta nuko leta iba ifite igipolisi. Ati nko mu bihugu by'iwanyu y'umunyamakuru kumbaza byo hanze iyo muri kugenda mubona polisi mu muhanda ziri mu kazi kabo, polisi uburyo ikoramo mwese murabizi. Atari ko hano muri Kongo na polisi n'ukwitwa ngo hari polisi ariko nta polisi tugira ikora nka polisi. Iyo n'indi nkingi ya kabiri Colonel Nanga avuga ko igaragaza ko leta ya Kongo cyangwa se ya Kinshasa yatsinzwe. Colonel Nanga yakomeje avugira ati ikindi kikwereka ko iyi leta ya Kisekedi yananiwe nuko inkingi ya gatatu ntayo bafite. Ati inkingi ya gatatu ituma ubuyobozi bwitwa ubuyobozi cyangwa se leta yitwa leta nuko baba bafite icyitwa ubuyobozi nyine buriho imiyoborere, mbega hariho ubuyobozi. Ati ariko twebwe muri Kongo hano nta buyobozi buriho. Ati kuko ubuyobozi buriho n'ubureba byitwa ngo bwari buriho bwa Kisekedi n'ubuyobozi bwamunzwe na ruswa, bukorera mu kavuyo, bwigenga, bwikorera ibyo bushaka, iyo ntago ari administration. Ati urebye rero inkingi ya gatatu na administration kandi twebwe ntayo dufite muri kano kanya n'ubundi. Uyu Colonel Nanga yakomeje anavuga ati indi nkingi ya kane ikwereka ko leta ya Kongo yatsinzwe nta leta ihari nuko nta nkingi ya kane bafite ariyo yitwa systeme y'ubutabera. Ati urebye muri Kongo nta systeme y'ubutabera ihari. Ati izo nkingi uko arenye mu gihe cyose rero igihugu cyacu kitazifite nibikwereka ko dufite leta yananiwe yatsinzwe. Twebwe izo nkingi uko arenye nizo dushaka gushyiraho igisirikare, igipolisi, systeme y'ubutabera ndetse tugashyiraho n'ubuyobozi na administration. Ati rero mu gihe ibyo byose ibyo ngibyo nibyo dushaka twebwe kubanza gushyiraho tukabona gutangira none igihugu kikitwa ko ari igihugu kiri ku murongo ubwo twatangira guteza imbere igihugu cyacu. Ati ndetse nabo ngabo bifuza buno bukungu bwa Kongo bahora babushaka bazabubona pe. Atari ko bazabona binyuze mu nzira bashoye mu business ari business, mbega ku buryo nabo ngabo babifuza ubukungu bwa Kongo koko tuzakorana ariko binyuze mu nzira ya nyayo, mbega bikaba ari ya situation kugira ngo bunguke natwe igihugu cyacu cyunguke. Ni mu kiganiro kirekire uyu mugabo Colonel Nanga yatanze ubona ko akomeza kugaragaza ko bo gahunda bafite ari ugutuma aho bagiye bafata hose bagomba kuba heza kurushaho cyangwa se bari kuzuza uburenganzira bwabo bari guharanira. Ikindi ukabona ko agaragaza yuko na buno butegetsi bwa Kisekedi buriho M23 itabwemera na gato n'ibyo bakora byose. Ibi ngibi kandi bije bikurikira ibyerekeranye n'intambara cyangwa se amasasu butuvugana yongeye kubura umutwe. Amasasu ni menshi muri bino bice byo mu burasirazuba bwa Kongo ko M23 yongeye kwigarurira uduce ni imijyi ya Bambo ndetse n'ahitwa muri Kishishe. Iyo mijyi iherereye ahitwa ngo ni muri Bwito, hakaba mu karere ka Rucuru, akaba ari muri province ya Kivu y'Amajyaruguru. Undi M23 yari yamaze kuva muri bino bice itarwanye mu gihe kingana n'umwaka, haresheje umwaka urenga M23 ivuye muri ibi bice itarwanye, yarahavuye irahareka iragenda. None guhera ku itariki 14 bari mu ntambara yo kuhisubiza. Nibyagiye hanini bitangazwa n'abaturage yo muri Kivu y'Amajyaruguru bavuga ko M23 yongeye gufata yitwa Bambo n'ahitwa muri Kishishe nyuma y'imirwano yabaye ku itariki 14 z'uku kwezi kwa gatanu. Iyo mirwano ngo yari yahuje iri tsinda yari yahuje M23 ndetse ngo bahanganye n'itsinda ry'inyeshyamba za Wazalendo. None ngo ku itariki ya 15 imirwano ngo yongeye kubura mu duce twa Buwambo n'ahitwa muri Banyungu mu karere ka Masisi. Nanone ngo iyo ntambara none cyangwa se ayo masasu yabaye, iyo ntambara iri hagati ya AFC 23 n'inyeshyamba za Wazalendo bituma abaturage benshi bahunga bava mu byabo. Mwabibonye abaturage benshi bari bari guhunga, abandi baguma mu mazu yabo bagumamo. Radio ya Okapi niyo yabitangaje ivuga ngo yavuze ngo abaturage bahunze ubw'imirwano yabaga mu gihe abandi bahisemo kuguma mu ngo zabo. Ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa gatanu uyu munsi yasaga nkaho none amasasu yagabanutse, ibintu biri gusa nk'ibigenda bituza, ariko M23 yongeye kugenda yigarurira utwo duce. Nanone bikaba biri kuba mu gihe iri huriro rya AFC M23 rikiri gukorerwa ubuhuza cyangwa se rikiri mu biganiro muri Katari n'abahagarariye cyangwa se n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Baracyari mu biganiro na n'uyu munsi guhera cyagiye, baracyari mu biganiro muri Katari kugira ngo barebe ikintu cyatuma zino ntambara zihagarara. Ukwezi kwa kane izi mande zombi ziri muri Katari, ubwo no kuvuga AFC M23 ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa bari bemeranije ko bagiye guhagarika urugamba nta kongera kurasana, kandi koko byasaga nk'ibyabaye. Gusa guhera ku itariki 14 bongeye kurasana, ariko none ntago biri kuvuga ko ari FARDC ahubwo ni ihuriro ry'inyeshyamba za Wazalendo nibo bari kurasana na M23 ubona ko hari n'indi migi yongeye kugenda ifata. Reka mbe ncumbikiye hano, ndaje mu kanya dukomeze n'ibikomeje kubera muri buno burasirazuba bwa Kongo. Wibuke gukora subscribe.